Amahoro Imana itanga n'urukundo rw'Imana nibibane nawe, wowe nshuti tubana umunsi ku wundi. Bakunzi ba Urakenewe TV, nifuje kubaramutsa muri uyu mugoroba, mbifuriza kugubwa neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nyemerera uyu mugoroba utubere umugisha, reka ijambo Imana impaye rikunezeze, rikore ku mutima we kandi rikubera inyishu. Mbere y'uko uryama ubanze kuryumva. Zaburi ya 4 n'umurongo waho 9 haravuze ngo nzarya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyene witeka umpa kuba amahoro. Amen. Mbere y'uko uryama ubanze ufatanye nanjye tusenge aya masengesho. Umugaragu w'Imana Dawidi yanditse amagambo akomeye ariyo rwishingikirizo rwanjye nawe, kugira ngo turusheho kubonera amahoro muri Kristo. Aravuze ngo nzarya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari we wenyine uwiteka umpa kuba amahoro. Nshuti yanjye, nubona uryamye bugacya, hari amaboko y'Imana aba yabaye mu ruhande rwawe. Reka nkwibutse ko abarozi badukikije ni benshi, abatakwifuriza kuramuka ni benshi, abakurwanya umunsi ku wundi ni benshi, noneho abadayimoni bakora mu ijoro ni benshi, abapfumu, abarozi, abashitsi, ibitero bya nijoro ni byinshi, kuko n'imbaraga zidasanzwe z'umwijima zikora cyane kurusha ikindi gihe cyose mu ijoro. Ariko Dawidi yishingikirije ku Uwiteka, aravuga ngo nzarya ndyama nsinzire niziguye. Haleluya. Kuko ari wowe wenyine uwiteka umpa kuba amahoro. Nshuti yanjye, nta handi amahoro wayakura, nta wundi waguha amahoro. Reka nkubwire, Imana iguhaye amahoro abarozi bafata ubusa. Niyo mpamvu barara bacuragura, barara bakinda ku nzu yawe ariko ukaramuka. Niyo mpamvu baguhiga umunsi ku wundi ariko ukarenga ukabaho. Reka nkubwire, iri joro uryame wiziguye, kuko Uwiteka ari uguhaye kuba amahoro. Haleluya. Iri joro nuryama usinzire, ntugire ubwoba by'uko bizagenda ejo, ntugire ubwoba bw'ubuzima bw'ejo, kuko Uwiteka ari uguhaye kuba amahoro. Reka dusenge. Mana Data, Imana y'ibihe, Imana y'imbaraga, Imana umushobora byose, ndagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza uduhaye. Oh haleluya, ni umugoroba utarigeze kubaho. Iri joro twinjiyemo reka ritubere iry'umugisha. Ndabizi ko waremye ijoro kugira ngo abantu baruhuke. Hari ubwo abantu barara bahagaze kubera ibibazo, hari ubwo abantu babura ibitotsi kubera ibibazo, hari ubwo abantu babura amahoro kubera ibibazo, ntibaruhuke, ntibasinzire. Ariko ndasenze ngo umuntu wese wumvira isengesho abashe kuruhuka, asinzire neza mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana imubeho, mucyo w'Imana umubeho. Ndahamagara ubwiza bw'Imana bugota abantu mu ijoro, abantu basinzire neza. Oh haleluya. Ubwiza bw'Imana bugendagende, imyuka ikora mu ijoro, imyuka y'abarozi, imyuka y'abapfumu ndayambura ubushobozi mu izina rya Yesu. Imyuka y'abacuraguzi, imyuka y'abarangi, imyuka y'ibitega, imyuka yose itava ku Mana, yose igendagenda mu ijoro ibuza abantu ku amahoro, ibuza abantu kugubwa neza, iyo ndayinanije mu izina rya Yesu. Imyuka y'abafarmaso ndayinanije mu izina rya Yesu. Impwemu z'ubusambanyi, impwemu zitera abantu mu ijoro, ibuza abantu kurota ibyiza, bakarotaguzwa, bakarota baguruka, bakarota inyamaswa zibarya, bakarota barima, bakarota bari mu kazi kadasanzwe bakora imirimo y'uburetwa. Iyo myuka ndayirukanye mu izina rya Yesu. Oh riyebo statore agandobe pitandeliye kudegrai. Ndatura ubushobozi bw'Imana, ndatura amaraso ya Kristo agota abantu b'Imana. Aya maraso yawe Kristo agota umwana wawe agubwe neza. Iri joro aryama asinzire yiziguye, kuko ari we wenyine uwiteka umuhaye kuba amahoro. Haleluya.
ibyamubuzaga amahoro byambuye ubushobozi, ibyamubuzaga kugubwa neza byambuye ubushobozi, ibituma adasinzira byambuye ubushobozi, ibituma arotaguzwa byambuye ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura kugendererwa n'Imana. Reka mu ijoro aryamye arota ibyiza, arota urwego, abamarayika bamanuke, abandi bazamuke, amubone, ahure na marayika we mu izina rya Yesu. Narangiza amufate, ntamurekura atamuhezagiye, ntamurekura atamuhaye umugisha. Reka iri joro ibiri dasanzwe, ubwiza bw'Imana bugendagende, umucyo w'Imana ugendagende, kubaho kw'Imana kugendagende mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ubwiza budasanzwe, ndatura amavuta ahembura, ndatura amavuta arema, ndatura amavuta ashyiraho ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri joro Yehova wigaragaze nk'Imana, iri joro Yehova wiyerekane ku buzima bw'abana bawe, ibagoye ubigore, ibarwanya ubirwanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndanetraliza imyuka yose itavuga Imana, ndanetraliza imyuka y'abarangi, ndanetraliza imyuka y'abapfumu, ndanetraliza imyuka y'abarozi, ndanetraliza imyuka y'abashitsi mu izina rya Yesu Kristo. Abo bashika, abo babuza amahoro, abo babuza abantu kugubwa neza, iyo ndayinetraliza mu izina rya Yesu. Iyi myuka y'abacuragura barara bagenda ku mago y'abantu, abo bakinda mu ijoro, ndayinetraliza au nom de Jésus, au nom de Jésus. Serie bosando de contre de veki de gra rento de sopi pofedoneta dogeri raya basi karamando reshekere ya baba sikarayabu otekere ya baba sande marego ya drai. Reka imbaraga zidasanzwe zimanuke zihindura ibihe, reka imbaraga zidasanzwe zigendagende ku buzima bwe, ubutware bw'ijuru mubeho, imbaraga z'ijuru zimubeho, ubwiza budasanzwe mubeho, mucyo w'Imana mubeho mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera agendagende, umwuka wera atembere, umwuka wera atembere, atembera abacu baryamye basinzire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye heriego de bofedra teza kote dronema prive kore grode stein drive ribaberi ry'umugisha. Iri sengesho rigeraho ntari kugera, iri sengesho rikubita abadayimoni batatane. Aya dusenze ahindura ibyanze guhinduka, aya dusenze akontorora ikirere cy'ijuru, aya dusenze arema amateka mu nzozi, aya dusenze aduye guhishurirwa, aya dusenze adukubitira imizimu yose, aya dusenze atuzanira amahoro yuzuye, aya dusenze aturemera ibyizigiro mu ijoro mu izina rya Yesu Kristo. Abaraye bitagenda neza buke mu gitondo bavuza impundu, abaraye ibintu byanze mu gitondo bibe byemeye kuko amaboko yawe yabikoze. O sheria bosandolema rikeria bobodoketa ya kamandara riteto zavoheke madrigare sika. Reka ubushake bwawe buganzwe, reka ubushobozi bwawe buganzwe. Oriye bosaria drame, ndare mu munezero ku bwoko bwawe, ndare mu munezero ku bantu bawe. Reka iri joro ribidasanzwe buri wese abyuka avuza impundu, abyukana umunezero mu ijoro ry'amarira, habemo kutwenga, basinzire bizibuye, turote neza mu izina rya Yesu. Imbaraga zose ziturwaye zizongere kubona ijambo. Ndagushimiye Uwiteka ko ari wowe uduhaye kuba amahoro, ndagushimiye Uwiteka ko ari wowe uhaye abana bawe amahoro, ndagushimiye Uwiteka ko ari wowe umugendereye, ndagushimiye Uwiteka ko ari wowe umusuye, ndagushimiye Uwiteka ko ari wowe umuganirije nubwo ari mu bihe nka biriya uramugendereye. Ndagushimiye Jehova kuje gukora ibidasanzwe. Haleluya, haleluya. Reka mwa mumugenderera hari mu buzima bayemo, mu mibereho yiwe. Ndagushimiye kuje gukora ibitangazo bidasanzwe, ndagushimiye kumugenderera papa. Reka ugenderera ubuzima bwe, ibyo ari bimugoye bigore. Hari abaryamye mu bitaro, hari ababuze uko bigenza, hari abadafite indaro, hari n'abarara mu mariri meza ariko baburiyemwe amahoro, hari abarara heza ariko bataguwe neza, hari abarara mu mahoteli meza ariko baburiyemwe amahoro. Mwami ndasenze ngo aho baryamye bizigure kuko ari wahaye kuba amahoro. Abaraye mu byaha ubahe guhinduka, ubabuze amahoro babivemo mu izina rya Yesu Kristo. Orekite domene dra buce bafata ingingo nzima, ingingo yo kuguhesha icyubahiro, ingingo yo kubonera amahoro muri wowe, ingingo yo gutunganya, ingingo yo kugenda nk'uko ugomba mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Urakoze mwami w'amahoro, urakoze mwami w'ijuru n'isi. Ndagushimiye kuko zibidasanzwe,
ndagushimiye kugenderera ubwoko bwawe. Akira gutabarwa n'Imana nshuti yanjye, akira guhemburwa n'Imana nshuti yanjye, akira ubwiza bw'Imana bukurasiye, akira ineza y'Imana ikugarutseho. Iri joro Imana iragusuye, iri joro Imana irakugendereye, iri joro Imana iganiriye n'umutima wawe, iri joro Imana ihinduye ibintu, iri joro Imana yubatse ibidasanzwe. Byakire kuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana iguhaza ibyiza, Imana igukomereza amaboko. Ukeneye gusengana natwe, fata umwanya utwandikire ku nimero, ku kamenyetso ko guteranya 250 788 316 367, cyangwa se akamenyetso ko guteranya 257 6 9 8 153. Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire, Imana igukomereza amaboko. Nturyame utumvisha iri sengesho, niwaryama uryumvirize, ndazi neza kuri burote neza, kuko Imana ikugendereye. Imana iguhezagire, gukomereza amaboko. Mwari kumwe na Pastor Nzakunimana Jean Baptiste. Ukimara kumvira isengesho, risangiza abandi. Utarakora subscribe kuri iyi channel, kanda subscribe. Utarayikora, like ni ntati, ukore kuri like, ukore shares, usangiza abandi. Comment yawe irakenewe. Niba hari ikifuzo cyangwa igitekerezo ufite, twandikire muri comment, cyangwa se utwandikire kuri zo nimero twaguhaye, ndetse turaza no kuzibona kuri screen yawe. Imana iguha umugisha. Ndabakunda, Yesu akabakunda kundusha. Shalom shalom.